Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku ijambo ry'Imana n'ubundi. Turasanga muri Yesaya ni ibice 58, turi buze gusoma umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Tuganire kuri iri jambo. Umuntu wasenze ni iki Imana yamukorera, umuntu wakiranutse ni iki Imana yamukorera. Imana ubuzima bwawe yabuzanira amahoro, urugo rwawe Imana yaruzanira amahoro, akazi ukora Imana yakuzuzamo amahoro, na business zose nziza wagerageza gukora kubwo gusenga Imana yazuzamo amahoro, igakurinda n'indwara z'ibyorezo zimwe zidakira n'izindi tuzi zijya zitera abana b'Imana. Kuri ibi wabyubahirije ugasenga ugaca bugufi ukabana n'Imana, ntabwo yakigera igutererana kuko Imana ari umubyeyi. Ni ijambo ry'Imana tuvuze ko turi busange muri Yesaya ibice 58 bari ku murongo wa 8, ari kuvuga ngo: maze rero umucyo wawe uzaherako utambike nk'umuseke. Imana igufashe umucyo wawe ugutambikire nk'umuseke. Umuseke ni igihe ubyutse ukumva uguwe neza, ukagenda neza, ukagira amahoro, ukagaruka yandi. Uwo ni umuseke w'umugisha. Ubukire bwawe buzatoha vuba, Imana izaguha ubukire. Mu byo uzagerageza gukora byose izabiha umugisha kubwo gusenga no guca bugufi no gukiranuka. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kubwo wakiranutse Imana izashira gukiranuka kwawe imbere, abantu bose babimenye, bakuvuge, bavuge ko uriya muntu akiranuka, akora neza, afasha abantu, akorera Imana, kandi ibyo uzakora byose ugakiza kazagaragara muri wowe, ngo kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kikugose. Imana ikugotesha icyubahiro cyayo. Imana yakubashye iranakubahisha, n'abantu bakabimenya ko Imana yakugiriye neza, maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Ngaho tabaza Uwiteka, nawe yiteguye gutabara. Numuhamagara azavuga ati ndi hano, kuko yabonye umucyo wawe, yabonye gukiranuka kwawe, yabonye urukundo ugira, yabonye imbabazi ugira, no kubana n'abantu bose amahoro. Icyo uzasaba Imana cyose izagikora. Mwene data, reka dusenge, twinginge Imana idufasha, iturwanire mu ntambara z'ubuzima tunyuramo bwa buri munsi. Dusenga Imana turi gukiranuka, nibwo umucyo wacu uzaherako utambike nk'umuseke. Imana rero utambikire mu byawe, yitambike mu buzima bwawe, yitambike. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, nsengeye buri muntu wese ufite ikibazo cy'uko umuseke utamutambikiraga, umuntu wese ufite ikibazo cy'uko yakoraga ntibigende, agira umugisha bwo gukiranuka, akorera akagenda neza. Cyubahiro cyo kimuzoro n'iteka ryose.